Hello guys, nshuti bakunzi ba Kigali House. Muraho neza? Nimuze mbereke Shwadiro. Ariko mbere yuko mbereka Shwadiro, nimuze tubanze dutemberane muri iyi quartier nziza yongeye kuberekamo deal. Reba iyi quartier, ndebera inyubako bro. Urabona yuko ari inyubako nziza cyane, zimwe zigezweho, zimeze neza kandi murabibona ko ndi kuri Tarmac Road cyangwa se kuri kaburimbo. Gusa urabona ko nyine ari quartier nziza cyane buri muntu wese yakifuza guturamo. Uyu munsi rero munyemerere dutemberane aho bita Kicukiro mu Kagarama ku Muyange, mbereka inzu nziza cyane. Ni inzu irimo kugurishwa, ifite ibyumba bigera muri 4, douche na toilette zikaba ari 3. Ni inzu nziza cyane. Muri iyi minsi byari bigoye kubona inzu aha muri quartier nk'iyi ngiyi mu Kagarama. Ubundi ubwaryo iryo zina mu Kagarama, kumva yuko hatuye aba ari ikintu cy'ishema, kubera ko si ahantu hapfa kwisukirwa n'umuntu wese ubonetse. Urumva ko rero kuba tuhakuzaniye inzu nshyashya nziza nk'iyi ngiyi aba ari ikintu gikomeye cyane. Mureke mbinjize muri iki gipangu cyacu uyu munsi nabateguriye, tugitemberanemo. Aha, mwabibonye ko nabahaye ikaze, ariko ndebera nk'iyi korotire, ndebera hano hejuru, ino gate iduha ikaze kuri iyi nzu yacu. Mana yanjye, iyi nzu ni imari cyane. Iyi nzu rero muribaza ngo nangahe? Iyi nzu iri ku giciro cya miliyoni 220 arimo n'ibiganiro. Ni Kicukiro mu Kagarama ku Muyange. Urimo uratekereza ko ayo mafaranga ari menshi, ariko nutinda amezi 6 kugura uzasanga igeze kuri 25. Ushobora kumva icyo giciro ukagira ngo ni menshi, ariko mu minsi yashize zari ziri kurya 8 gutyo n'150 ibona, ariko umunsi ibintu byatumbagiye. Ni ugufatirana. Muze rero mwigurira inzu nziza nk'iyi ngiyi imeze neza gutya. Ibaze nawe umuntu waraje kubaka inzu imeze gutya, muzi n'ukuntu ibikoresho byahenze, ariko akemera agashyiraho ibikoresho bikomeye, agashyiraho sima ihagije, agashyiraho amadesign meza, ariko akavuga ati umuntu uzagura ino nzu reka nemere nzamuha inzu nziza. Nanjye niryo shema ryanjye ryo guha abantu ibintu baba bakeneye kandi bibabereye. Iyi nzu rero nayabwiye ko ifite ibyumba 4, douche na toilette 3. Urabona ko ari inzu iri presentable kuri kamera, ni inzu isa neza cyane. Duhereye hano hanze urabona ko hari parking y'imodoka enye ziparitse neza, cyangwa se niyo waparikamo 3 nini cyane, sinzi ukuntu zaba zingana, ariko urabona ko ari parking ihagije. Ikindi kandi dufite umwanya hano mwiza cyane, ni umwanya wa jaride. Anyemerere tugendane ntasigare. Dufite umwanya wa jaride, ni jaride nini yisanzuye imeze neza cyane, urabona ko ari sawa cyane. Ikindi kintu udakwiye kwibagirwa, iyi nzu uramutse uyiguze nk'uyu munsi Kicukiro hano mu Kagarama, wari uzi ko ino nzu uyiguze ubu ngubu kumeze ishobora kuba yahita kwinjiriza 1,200,000 nta bikoresho ushyizemo immediately direct. Ukimara kwishyura mpita nkuhereza umupangayi wo guhita kodesha ino nzu yawe. Urabona ko ari inzu nziza rero y'umuryango nini. Ndaje mbinjizemo, ndebye ibyumba ukuntu bingana. Chambre principale ni ikibuga, ifite urwambariro, ikagiramo amagariderobe muri buri cyumba. Ikindi kintu ifite cy'ingenzi, ifiteho n'amanex, nayo ndaza kuyabatembereza. Ariko abamama mushonje muhishiwe, babandi mukunda gutekera mu bikoni byiza kandi byisanzuye, ni munyemerere dutemberane muri ino nzu. Ushobora no kutayigura, ariko ugakuramo igitekerezo cy'ukuntu wategura igikoni cyawe cyiza. Aha, twakomeje tukiva aho ngaho turasanganirwa n'urubaraza rwiza cyane. Ni akabaraza kanini kandi kisanzuye. Urabona ko, reba nawe witereye hano intebe umeze neza, inzu yawe iri kuri kaburimbo ahantu heza cyane. Aha urabona yuko ari inzu isobanutse. Parking mwayibonye ariko kari nini, ni parking nini ihagije. Amadesign yo kuri chambre principale sinyagarukaho, urabona ko ari meza cyane kandi asa neza. Ikindi kintu dufite urugi rugari, ariko ndebera inzugi zisigaye ziriho. Ni ukuva hano ugatambika ukagira muri iriya side, aha hose abakiri urugi rumwe. Nimuze twinjirane muri iyi nzu yacu, tubahaye ikaze aho dusanganirwa na salo. Ni salo nini cyane, salo nziza, salo yisanzuye. Reba nawe ukuntu ingana, urabona ko ari salo nini
bishoboka. Ikindi kandi muri ziriya miliyoni 220 harimo n'ibiganiro utagira ngo ni igiciro kiri fixe. Dufite hano parafo hejuru idizayininze neza cyane ya gypsum, urabona ko ari gypsum imeze neza, amarangi. Ikindi kintu wamenya, iyi nzu yacu ni nshyashya, ntiraturamo undi muntu uwo ari we wese. Iyi ni salo rero sindi buyitindemo cyane, ndahita nkomereza hano muri salamanje, aho dusanga salamanje nziza nini yisanzuye rwose, urabona ko ari sawa. Hano dufite akaravabo aho wakarabira. Inzu yacu muri hangara ntibarayikoropa, ni nshyashya ndafatiranye kugira ngo muhite muza nyamuneka bwangu. Inzu zo mu Kagarama ziba zigurisha ntizijya zitinda, honestly ntabwo njya mbabeshya, murabizi. Hano ni kuri salamanje, reka mpite mpava mbereke ku gikoni. Ndizera ko ibintu byose muri kubibona neza. Aha, reba rero cya gikoni cyo nahereye kare mbashishikariza kuza kugitemberanamo natwe. Urabona ko ari igikoni cyiza, dufite umwanya hano munini cyane wa kuka, urabona ko uzashyiramo kuka nini yihagije. Hano tukagira umwanya wa firigo munini cyane, urabona ko ari za firigo nziza zigezweho. Dufite ububati kandi bwiza cyane hano bwa ubwoko bw'ama MDF meza ameze neza, amabuye hano azagera fabo. Urabona ko ibintu byose biteguye ku mumama ushaka gutekera ahantu heza rwose. Aha hantu ntihagucike, iyi nzu ntigucike, ni inzu nziza cyane. Nta handi hantu wayisanga, ni kuri Kigali House. Iyo niyo cano ya mbere muzajya musangaho imari muri iki gihugu. Amazina yanjye nitwa Risa, mpora mbibabwira. Reka dukomeze dutemberane mu gikari cy'iyi nzu, mbereke naho uko hameze mbere y'uko mbinjiza mu byumba. Twakomeje tukaba tugeze mu gikari cyacu. Ni igikari kigiye kirimo bashyizeho beto ku buryo nta hantu namwe wahurira n'igitaka. Urabona ko ari igikari kisanzuye. Dufite hariya ikigega, tukagira hano ahantu ho wakarabira cyangwa se wakogereza ibyombo byawe. Tukagira igikoni cyo hanze, nacyo ni ingenzi kuri ino side. Tukagiraho akazu k'umukozi, tukagiraho dushe na toilette ye. Urumva ko iyi nzu yujuje ibisabwa. Reka rero munyemerere dutemberane muri ibi byumba vuba, hatagira ugenda adatembereye mu byumba n'ukuntu ari byiza. Twikomereje hano tuhafite icyumba kimwe gifite dushe na toilette na garde-robe. Ni cya cyumba cyo twita icy'abashyitsi. Reka tugitemberanemo duhereye mu cyumba neza. Urabona yuko nubwo garde-robe idateyemo neza, ariko ni icyumba cyiza kinini cyisanzuye. Ikindi kintu nakunze, zamura ubereke kuri parafo, urebe parafo y'iyi nzu yose ukuntu imeze. Urabona ko ari parafo nziza iriho n'amatara meza cyane. Ubwo kandi tukivaho turahita dukomereza hano, tugikingura uno muryango turahita tujya kuri dushe na toilette y'iki cyumba, iyo twita iy'umushyitsi. Urabona ko ari dushe nini kandi imeze neza cyane. Tukiva aho ngaho, cyo ni icyumba cya mbere dusuranye, turahita tuza muri ino korodoro. Ariko urabona ko ari inzu ikeye ifite amarangi meza, ejo bundi nibakoropa izaba isa neza cyane. Hano rero tuhafite ibyumba bitatu, ariko turahera ku cyumba kiri aha ngaha tukibereke, tukibatemberezemo nacyo. Buri cyumba kigiye kirimo garde-robe. Ukimara kuyigura urahita wimuka cyangwa se ushyiremo umupangayi utangire winjize amafaranga. Tukiva aho ngaho rero, nkabonye ko hari umuryango usohoka uva mu gikoni. Hano hari n'undi muryango usohoka uva hano muri iyi korodoro ku buryo wajya mu gikari ukoresheje uyu. Dufite hano ikindi cyumba cyiza cyane, nacyo ni icyumba kinini cyisanzuye. Ibi ni bya byumba by'abana, bimwe byo dukunze kwita ibyumba by'abana nyine, kubera ko abana baba bagomba kurara hafi y'ababyeyi. Tukiva aho ngaho rero, muri icyo cyumba ntitugitindamo, aranyemerera ze duhite tubatembereza muri iyi dushe na toilette yacyo. Y'ibi bibiri nibyo birasharingana. Urabona yuko ari toilette nziza nini imeze neza, nayo yisanzuye. Iyi bathroom rwose irahagije. So reka rero dukomezanye no muri chambre principale, aho dusanga dushe na toilette. Iyi ni dushe na toilette ya chambre principale. Ukimara kwinjira aha, winjiye muri chambre principale, urabona ko iyo dushe ari dushe nini, dushe yisanzuye, dushe yujuje ibintu byose bisabwa. Reka dukomeze bite tuza hano. Hano naho turahasanga urwambariro rwiza cyane. Ni urwambariro rurimo garde-robe nini. Urumva ko nyine hagomba kuba harimo itandukaniro. Ni ahantu heza kandi hisanzuye. Twageze muri chambre nyirizina, aho dusanga icyumba cyiza kinini cyisanzuye kirimo amarangi meza. Urabona ko rebera parafo ni gypsum. Reka nkubwire,
ukwiriye kuba ugura inzu rwose nawe. Burya iyo utaragura inzu uri umuntu w'umugabo ntabwo uba ufite sekirite ya famiye yawe, murabibabwira. Burya umuntu w'umugabo arangwa no kugira inzu. Ngwino rero tukugurishe inzu nziza nk'iyi ngiyi imeze neza. Iki cyari icyumba cya Principal ndimo kwereka cy'iyi nzu, ariko dufiteho hano dufiteho akabaraza keza aho duhita dusohokana tugasanga akabaraza ka shambure Principal. Ni akabaraza kameze neza, akabaraza kisanzuye rwose kagari. Ndebera hejuru design ziriho, urabona ko ari ibintu biryoshye kandi bisa neza. Hano tuhafite jaride iteyemo twatsi twiza, mu minsi iri imbere turaba twakuze, urabona ko biri bube bisa neza cyane rwose bikeye. Kanizere ko inzu yacu rero uyibonye. Ni iyi ngiyi nari nakuzaniye uyu munsi, tuvugishe tuyikugezeho. Nyamuneka wigurire inzu nziza cyane mu Kagarama ikomeye, yubatse n'itafari rihe kuva hasi kugeza hejuru. Ubundi nawe uzavuga ati muri Kigali House nahaboneye ibyiza, kandi ushishikarize n'abandi kuba baza bakatugana tukabageza ku byiza bigiye bitandukanye dufite. Murakoze rero, Imana ikomeze kubarinda, ibaha umugisha mwinshi, ibaha amafaranga menshi, kandi ibahaza uburame. Gusa sinasoza ntagusabye gukora subscribe, share, like na comment.